Ngiye kubyarira umugabo wanje ari birareka da. Nese umugabo wanje ntabwo mwayiryamanye. Twararyamanye. Ngize mugiye kubyarana. Nuze kuryamana bisobanuye kubyarana. Warunyishe muri iyi minsi none ndahembutse warunyishe. Wari wapfase. Onarengwishe. Wari wabona ikisaho. Ntacyo urabona. Cha wasenye uno mubyeyi. Nukuri umugabo ntagakemu. Warunyishe muri iyi minsi. Nubyara nzaza no kuguhera. Ariko uzabyara umbajije. Azabyara kubajije. Uzabyara umbajije. Haryo urambwiye ngo nzabyara umbajije. Uzabyara umbajije. Wese uri Imana, wori nakubaze ntabwo nagize pe. Niba ntacyo ndabona rero. Gumamwe no duhangane. Nanjye duhangane. Mbona ko nzi guhangana. Bari kuvuze ngo umugabo acumugore nyuma hari ko ari cyo yavuze. Iyo haje mu mwana, ke ibintu biratandukanye. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundira kandi nizere ko mumeze neza mwese aho muhere mu bihugu bigiye bitandukanye abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze mwese nongeye kubasuhuza cyane ari abameze neza ndetse n'abatameze neza mwese mukomeze kwihangana ijuru hari Imana ishobora byose uyu munsi rero turi kumwe na Farida na mama Ndihari nyibutse na mama Uwase tugiye kuganira muribuka ko ubushize twaganirije mama Uwase atubwira icyari kimuzanye ngo atubwire kubijyanye na Farida ndetse n'umuryo yamutwariye umugabo akamusenyera urugo mwarabyumvise tuganiriza urundi ruhande rwa Farida no atubwira ibye harimo guhakana kwinshi ariko yemera ko baryamanye rero biragora ko umuntu akubwira ko umuntu umwana atari we kandi yemera ko bahuye ibyo nta kibazo umubyeyi yifuje guhura na Farida ndavuga nta kibazo nzabahuza ariko mbere na mbere ndabasaba tuganire nk'abantu bakuru twubahanye nta burakari burimo hagati yanyu mbese nicyo kintu ndi kubasaba tuganire hagati yacu nta burakari burimo twese tubahanye birashoboka ko Farida ushaka kugira uburakari mama Uwase akagira uburakari ariko twese tubukontrole ahubwo tuganire kugira ngo dukemure ikibazo kiri hagati yanyu Farida urabyemera nta kibazo mfite mama Uwase tuguhaye ikaze murakoze mumeze neza ariko tumeze neza murakomeye Farida umeze ute ko mbona wakunje isura Mana ndananiwe pe ndananiwe pe ariko umunaniro uba ufite n'uwinda cyangwa ubuhaze cyangwa ubunaniwe kubw'izindi mpamvu mbananiwe kubw'umwana utwite se cyangwa umwana we yaba yararenganye kuko nashatse inzoga ngo umwana nashatse amazi arimo indimu umwana mwana namenye uzavuga kuri kivejuru Farida rero ngira ngo wakurikiye ibiganiro twakoze uyu munsi umubyeyi yifuje ko muhura kandi ndakeka nawe warabitekereje uvuga uti ndifuza guhura nawe uyu munsi byabaye nyine ndagira ngo duhere kuri mama niwe wifuzaga ko muhura cyane kubw'impamvu ze hari ibibazo yifuza kukubaza kandi ndatekereza ko ifite ibisubizo kuko ubushize twaraganiriye numva ko ufite ibisubizo byinshi bihagije byo kuzamusubiza shanda bifite pe yego kereka icyo atari bumbaze nagira ngo nguhe umwanya ariko mu biganiro no George ngiye nambaza ndamusubiza yumve ko mubwije ukuri nanafata ko mubeshya ngirinde ko tusigana kubera yuko ngenze ukuri nawe azukuri nawe azukuri yego buri muntu agira ukuri kwe bitewe nuko ababona ibintu nagira ngo nguhe umwanya Farida n'uyu mwabonanye nako muranaziranye nagira ngo yego ikintu uko twaganira ubushize ubu uyu munsi noneho muri kumwe wamubwira icyo wumva wifuza kumubwira ahubwo urakoze kuduhuza ikintu cya mbere nabashaka kugushinga yuko ukoze kumuza na Farida Farida amakuru yawe ni meza urakomeza ndashima Imana nubwo imbaraga ari nkeya iki imbaraga ari nkeya sona nagiye kubyara si umuntu agiye kubyara agira imbaraga nkeya cyangwa imbaraga nkeya njye mfite nkeya gukomera ariko uratwite cyuwe ibaza ibintu rukumbaza ubone warayibonye ukambaza ibintu tukaganira nk'abaturanyi none ukumbaza ngo ndatwite uri guteganya kujya kubyara vuba sinakeye ukanabyara nkanabyara pe
ariko waramemukiye. nakoze iki nakoze iki Waramemukiye n'ukuri. nakoze iki Ase Farida kugira ngo koko utinyuke umurere ibintu nka biriya bitewe n'iki? nakoze iki ntabwo ndi gusobanukirwa Kugira ngo untwarire umugabo. Mana, Nicyo kibazo mfite kugira ngo ndi mwiza ungana gute yo kubyara ntwara abagabo bose imaze nawe ubwiza uhagaze ndi mwiza ungana ugiye gute kumubyarira. kuko barunaka urabizi ngo abagabo babo ngo ndabatwara Uratwite mbese ugiye kubyara. ngiye kubyara ugiye kubyarira nde raki Raki kora ko yabaye igitambo cya benshi ni raki Raki ni ugiye kubyarira. Ugiye kubyarira Raki. Musara ndi muntu ugiye Ugiye kubyarira kubyarira Raki Ngiye- cyangwa ngiye- ugiye kubyarira umugabo wanjye. ego Eh? mana nta mugabo wanjye Cyakoze ngiye iki? kubyara ngiye kubyarira umugabo wanjye ari birari Reka da. Ese umugabo wanjye ntabwo mwayiryamanye. twararyamana Ngize ngo ugiye kubyara. ntuze kuryamana bisobanuye kubyarana ibyo ni ahantu bihurira Kubyara nani kuryamana ntabwo bisobanura kubyara. ari ibyo byo Nyine mwakoresheje iki? shanje ntago Nani mbizi kingiye? ntago mbizi Nyine pe mwakoresheje. gusa nyine we Ujye umbwira yuko kubyara nani kuryamana bidasobanura kubyara. Mwakoresheje iki? ndashaka ibyo kwiporoteja ntago nzi niba twariproteje Nyine ntabwo mwiporoteje. ubundi muri make Farida abona ashiduka byabaye ntazi uko biba byagiye apana ubu ngubu ariko ke nanjye uvuga ibintu bivuga uko biri kiriya gihe Numva nkubwire sibyo? Warakoze ugiye kubyara yego ugiye kubyara. ese kuko ubivuga ufite umujinya undeba nabi mana Mbese ntabwo warunyishe wakoze muri iyi minsi none ndahembutse warunyishe wari wapfase unaringwishe wari wabona iki sawa ntacyo urabona cya wasenye uno mubyeyi nukuri umugabo ntagakemura warunyishe muri iyi minsi none ubu uzi ko nishimye ubu urabona nishimye mbese uzi abana banjye wicishije inzara ndabicisha inzara sinjye nasanzwe mbahahira waneje wowe uko bimeze ibi sinjye nasanzwe mbahahira nari nsanzwe mbahahira wahahiraga se kwa mujyanye ukaba ugiye kumubyarira ukaba ugiye kubyarana za bakobwa nyine zaba imana mbabari hape muntu tuvuga navugire nabo ugiye kubyara abakobwa se ngiye kubyara umukobwa si benshi nta kintu kikivugwa mu nzu Farida kubyara umwana Farida ibikoresho Farida buri kimwe Farida iwanjye igihe cyose urumva kandi nta mwana yakwishyurira ishuri Farida kujya Farida nose aho yereka nkubaza abaye ari n'uwo bisobanuye yuko atakita ku bakuru mwanya wo kwita ku mutoya utaranavuka umwana ari uwa Farida twite umwana ni uwa Farida twite wamamaga kateke ese Farida reka nkubaze nyine urumva uko umugabo ameze mu rugo iwe ntabwo ubimenya amakuru ntuyamenya uko afata abo mu rugo ntabwo mujya mu biganiro byaraza bwinywera mitsingi akanywa ebyiri eshatu agataha rwose nta n'imbaraga noneho nyigira zo kwicara mu muyaga urabizi ari iwanjye abantu bicara ku rubaraza cyangwa mu mutaka nta mbaraga mfite zo kujya kwicara muri iriya mbeho nose ubu urambwira ngo niba umuntu aje nzange kumwakira ngo ni uko iwe hariyo ibibazo atabimbye nzabibwirwa n'iki ko tujya kubiganirira imbere ya kamera ese Farida reka mbanze nkubaze niga kumenyana nawe sibyo waje uri umukiriya wigeze ubona nandukana n'umugabo wanjye ntabwo twagendana dufatanya agatoki ku kandi nose nijya wagakuyemo twazanaga iwawe nose ntiyansohokanaga iwawe nose njya agatoki nagakuyemo none se wagakuyemo bivuga ngo agatoki wagakuyemo ahubwo wanciye umutwe soni agatoki wagakuyemo keza nawe ni ishyano ngo urikiriza reka nkubwire uriya mugabo uracyabona ngendana nawe uracyabona hari aho yansohokanye hejuru yawe noneho asa niyo mpamvu narwaye nakubwira uzi ndwaye uyu kuntu umumama naranabivuze ariko ukuntu yazaniye aka gakoma gatoki ntabwo ari kuko urwaza wari undwaje nubyara nzaza no kuguhera ariko uzabyara umbajije azabyara akubajije uzabyara umbajije ariko wari uzi neza yuko hejuru y'izi mbaraga twe dukoresha cyangwa twirwanirira nk'abantu imana yananiwe cyangwa se itatubona wari uzi ko hari izindi mbaraga nose ubundi wagize ngo ibyo ko hari iki wari ubizi ko hejuru y'imbaraga zawe ukoresha hari izindi mbaraga wari wabona iki se sha narabonye ntacyo urabona kariya ni agatonyanga nagutonyangirije mu nyanja
ntacyo urabona ke barangije uraje ubonerera mw'abantu mwe rero impfu ugiye kwishinganisha mbaye nishinganishije njyewe none se abanjye uri kwica kuriya ndi kubashinganisha none se umugabo wawe situbana umugabo wawe ntidukundana ntituvugana ntabwo muvugana kandi uvuga ko nimukundana oya apana nimurarana ararahe arari wawe cyane rwose arari wanjye reka arari wawe pe sibwo nimbaje ahubwo se ubundi nimbaje saa 9 aba yiryamye cyangwa ababyutse ubundi akenshi nimba atashye agataha saa 9 njye nzazi kwivanga muri gahunda z'urugo rwanyu se abayiryamye cyangwa ababyutse njye nzazi nza kwivanga muri gahunda z'urugo rwanyu niyo mpamvu rero mubwira uzambona Fari ntago rukiro rwabo ubu murarusangiye reka nta nuko uzi abwira ko impamvu bitari oya buretse ntabwo dusangiye pedo ntabwo dusangiye Farida buretse gato yemera turarusangiye buretse gato nkubwire nzereka nkubwize ukuri tubane Farida mva nkubwire Yesu nta kibazo mfite ajaze Farida ikibazo ndagifite Farida mpijambo gato impamvu mvuze ngo murarusangiye umunsi uzaba ufite urugo ufite umugabo ukamenya yuko hari undi mugore bahuje imibiri noneho bahose babyemera ibintu ni bibiri birashoboka yuko hagati yabo ko ari babiri bashimanye mu rugero kuko ntago niba mwahuye rimwe n'ubwa kabiri birashoboka ntago bishoboka buretse gato Fari turaziranye buretse turazanye tuziranye njye ku buryo buretse nyine ni ukuvuga ngo niba ibyo uvuga ngo abafana binyamugiyo bigiye ntago meze nk'abafana twese turi gutekereza nka mama twese dufite ingo ibyamubayeho nanjye byambaho nawe byakubaho ni ukuvuga ngo niba umuntu ahuje umubiri n'undi mugore w'inshuti yawe uko biri kose hagati yanyu ko muri babiri hari ikintu cyabahuje hagati yanyu nubwo waba wasinze gute ntago waberwa ngo ni wasinze uri kumwe nande mwahuye kuyihe mpamvu kandi si ubwa mbere muba muhuye impamvu rero uyu mubyeyi avuga ko urugo rwe murufatanyije uzi ubwambure bw'umugabo we tujye tuvugisha ukuri uzi ubwambure bw'umugabo we nyine uko amuzi nawe ni kumuzi siko bimeze se tujye tuvugisha ukuri hanyuma urumva hari icyo none ikindi tutavanze se keza mwakabyara nose kamubwiye tujye twerura Farida muvanze byabwo n'umutungo murawusangiye wowe ni wijya mwinshi none je na mutungo nyige n'ujya imada kugenda mayigendamo kutuye njye sinkodesha inzu ebyiri ntabwo ubizi araje kugurira inzu wo muri sugiye kubyara se cyayi mukobwa araje kugurira inzu n'ukuri umwana arakuremeye aguhinduriye ubuzima Imana yari yarabivuze yari yarabikubwiye wa mana wari warabivuze uyu mubyaza wowe ihangane wasanga gerageza kanifate mu magambo ngiye ku gerageza umubyare neza uya niyo nta mubyara mbazwi cyambere no kubona umwana ariko uzamubona maze ariko mama nawe ntushyiremo ubugome wenda birababaje ariko yaramemukiye nuko yaramemukiye yanyicishirije abana inzara kavuga ko yari yasinze se nagwa amabanira yari yasinze ngo yego nese saa 9 bataha n'ubundi aba yasinze bahora niwe bari kumwe n'ubundi se ariko Farida ntabwo igihe cyose aba ari wanjye kandi agira nubwo igihe agira ngo aracyari kwa Farida mwumva ngo sheri Farida mvuga noneho umugabo arasaza ahubwo uzi iki uhimba buretse nakubwiye ku meza ni Farida mu cyumba ni Farida yakumva kumva ngo Farida uzi ikibazo ahantu kiri se tukiganiho kandi nk'ababyeyi kandi tugerageze kumvikana nabo bitabaye byose inyinya gupfa wowe zareke mbyare neza harya urambwiye ngo nzabyara umbajije wese uri imana wowe uri nakubashye ntabwo nagize pe uri n'inshuti yanjye niba unabyemera simbizi reka nkubwire uzi n'ikindi inshuti yawe ni umugabo wanjye wari uzi n'ikindi umugabo ajya kuguca inyuma kuko hari ibyo yabuze iwawe sibyo kandi niba nakubwije ukuri utegereje ko nkuragaho ukuntu gakureho nta kibazo inshuti yanjye urambona neza uri kunyitegereza icyo ngicyo ufite nicyo ni ahubwo nicyo wamukurikiyeho kuko nazaga iwawe ari cyansukishije ikintu cyasigaye yaragusukishije ntabwo ari we ariko nanone reka nkubwire wamye uvuga ngo nzabyara nkubaje nzabyara umwana wanjye neza n'ibyambara ariko sinagira ikintu mba kandi n'ikindi nari mpfuye pe kandi n'ikindi utazi nakubwiye ngo ntacyo urabona
niba ntacyo ndabona rero guma hamwe noneho duhangane nanjye duhangane mbona ko nzi guhangana bari kuvuze ngo umugabo aca umugore inyuma hari uko ari cyo yavuze iyo haje mu mwana ke ibintu biratandukanye nshuti yanjye uyu mwana akeneye kuruta ibintu byose ahari nigize mbona muri life y'ubuzima bwanjye azaguhindurira ubuzima ahubwo bwatanye no guhinduka ariko icyo nakubwira cyo niba ushaka ko tuzahangana kubera y'uno mwana mwiyereke mu yindi foto utarunzimo gerageza wowe niba umugabo wawe afite na depression y'ibibazo byo mu rugo iwanyu mwicare nk'umugabo n'umugore mu bikemura wankundiye se wankundiye gerageza wankundiye agura mugabo wazamaze ngo wankundiye kundira ikifana kundira ikifarida azabibaza umugabo uzabimubaza nugira amahirwe ntanagukubite ariko umunyari ugenda ubu tugiye guhangana no ubona yuko none buriya hari ukuntu abantu baba bakuze nk'umugome utari umugome cyangwa abantu bakakwita umugome kenshi ngiye kuba umugome noneho byanyabyo ariko wenda yareka ibyo mbireke oya wibireka kuko bikomeza nushaka ko duhangana nshuti yanjye ariko Fari nari guhangana uraba wereye ko ushaka ukunda umugabo we oya ntago nubundi ntago bagiye kubyarana ntago umugabo tugiye kubyarana sheri wanjye ntago tugiye kubyarana ni umukiriya wanjye sinzabura kumuha keya ngo nuko mufite abakiriya bawe bose ubafata nk'uko umufata cyane hari abakiriya kandi nawe urabizi ntago mugiye kubyarana cyose umugabo hari VIP ari arakubiye umugabo arakubiye ari utwangu twari twagukurikiye ariko umugabo wawe umugabo anyemera ari romantike mu kukwishyura mu kugira ngo mpfundura akabyeri akanyereka nkabona video muri telefone z'utwite ahubwo yambaza ngo ziriya video zimwoherereje nimba urwaka no ku mwana atari uwe bigenze bite cyo ntabwo bindeba nose niba bitabukuriye ahubwo bitubwira wazomaje bigenze bite kandi zora kiyabonye uko warazihakanye nagambajije nje ndakubashije twe turakubashije dusobanurira izo video zageze muri telefone y'umugabo we gute rero nose video wabonye wabonaga nambaye ubusa wambonye nambaye ubusa yari yindana ariko yarabivuze ariko yari yinda ifoto se wari wararitse se mvuga ngo niki ni umutumbo niki uri kumwereka sibyo umutumbo ese nka wafata umwana akamwita umutumbo se ubundi ni iki ntabwo ntabwo bigomba kundakaza ahubwo mu bintu byose ukora mu bintu byose uvuga tunaza ahubwo ubundi wibonyemo iki tunaza uragenda niba nyamiki tekereza ikintu gituma abagore mwese murara muhagaze ariko uratambikiza ati ngwino ndi icyamamare narahindutse ariko Fari nawe ntabwo umugore nkawe uparitse hari imodoka ngo uraje ubone kuri icyamamare ugiye kwamamara ariko n'ubundi wamamaye ariko Fari ni byiza kwamamara ariko wamamara usenya ingo z'abantu ntarwo njye nasenye nagerageje kumubwiza ukuri nawe mubwije ukuri yanze kunyumva ahubwo ari kuzana mu byo guhangana niba ari byo ashaka noneho katubikore bamubwire wigengera nanjye urgenge hajemo umwana shado kandi urebe mu buzima bwanjye sindigaguye muka sindiga no gukora ibiki ariko hari unari maritira ubundi bwo ugiye kubyiga kuba narahaye umugabo wawe ntago namaye kuko nanabigambira cyangwa nyine gusenya abantu bose urabaha abantu bose urabaha gusa biriya bintu biraryoha byari bigiye muri kiragi kandi keranse ngo kiragiye ubu urangukira umva mubwire yabiri gutwara abagabo babandi sibyo hari igihe uzakora ase reka nkubaze mubwo uramutse uri kunshinja gutyo ugatuma mbyara umwana bingoye cyangwa kanapfa ukazasanga umwana asasa umugabo wawe bikugoye icyo gihe ngo bikagera gute nkazabyara bingoye ugasanga umwana asuma umugabo wawe ahubwo se uko uzabyara ariko iyo umuntu atwite arabyara uko uzabyara se akiswe umugore ari seriye ngo nkabyara ngo bingoye uko uzabyara ariko zabyara iyo umuntu atwite arabyara wari nshuti yanjye nakubwiye ngo hejuru y'imbaraga zawe hari izindi mbaraga ibaze wa mubyara nzamubyara kumuroga kandi warandoze bwa mbere sinapfa urabizi ko nakuroze ndabizi kuriya kwari ukugusogongeza waransogongeje kwari ukugusogongeza none uribwira ko ari ikigoryi uri kubwira ari masikini guma hamwe none ugiye kwicara wige
niba n'icyo kiro cyo noneho umugabo ugiye kumutwara burundu narize harahiye ishuri narigiyemo narirangiye ndabona utaraminuza icara wiga ntacyo uminuza nyiga narize ushaka uri sogonderi turaje turebe none se mama kuba uri kumubwira gutyo none namutwara burundu noneho azamujyana n'ubundi yaramujyanye ntacyo yasize sibyo azamutware ibyo yakoze arabizi njye nari nzi ko ahubwo turi buganire mu gace bugufi mwese mukumvikana ku kibazo kikarangira ari Farida akemera ko atazongera kumukurikira nawe ukemera kumubabarira uyu nguyu yarekura umugabo wanjye dore ngo uyu mubaze none se kamubaza umugabo wanjye kurikiza uko unzi nuko ubona umugabo wawe wabimeze ahubwo uriya mugabo ugiye kuzatuma mubaza ibintu byinshi kandi niba nankuye yewe subiza ibyo bakubajije wakwemera ukamurekura ukandekera umugabo ndamureka se ndamufite nyine mbanza umbwire ko wamureka ibaze uriya mugabo yansanze wagize ngo namwanga ahubwo avuga ngo ibaze namurekuye ahubwo rero ugiye gutuma mwemera uramufite ahubwo avuga ngo ibaze namurekuye ubundi Faribura ubishatse wowe ubwawe ubishatse uriya mugabo ntiyagaruke iwawe ariko unabishatse ntiyaha mwabacuruzi mwe ko mucuruza akirukana umukire kambaye mbivuge nabitekerejeho umukiriya azaje kugwaha ibyo guteka cyangwa ibyo kunywa yizaga ngo uhangaheze kugira ngo umureke kuko wumva ko wamureka nose ngiye mbanza hari bunywere abari buzakanywa hari n'ijyagurira abantu yinjiza iwawe sibyo ayo yinjizaga iwawe mbwira ngo maya ngaya ubundi cyangwa shari kubona ibintu byongeye byasubiye ku murongo urumva wafushye uri kubona ibintu byasubiye ku murongo urumva wafushye yabafushye bwa buri bwa mbere afushye ko yihanganye yereka muri iyi minsi urabizi ukuntu nari ndwaye nari imeze ibintu byanjye byari byasubiye hasi ubu byazanzamutse nakwitayeho pe pe yatangaga iwanjye zose niwe aziha oya pe turi kubera yabyaye niwe waziha urumva ngo uri kwibere ndi kubibona ko uri kwibere rwose uratohagiye nta kibazo naho nge ndi gushira shari kwishaza muri iyi minsi muri iyi minsi uri gusa neza pe uri kwambara ibyenda byiza uri gusuka ibisuko bishya uri kugaragaza gucya kandi wabonye se ngese ndakwereka iki nshuti yanjye ndakwereka iki mfite kandi birana kandi akureba ukuntu wase ntabwo uri kuyaga ibyansi ukishaga ni wasigaye iriya modoka njye nyigendamo iriya modoka nayo uzagenda uyigendemo ntabwo nifuje ibyo ufite ariko Imana nibona ko nageze igihe cyo kubigerezwamo nanjye nkabijyamo izabikoze nzabyakira nzabijyamo si ubwo ubundi Imana yabyumvira n'ubugomo bufite usenya ingo z'abandi ubundi ase ku cyumba mu rugo rwarasenyutse umugabo ataha iwawe umugabo mbara mu gitondo ngo Imana cyangwa Imana nayo yaragowe ariko uriya mugabo ratasigaye ankunda nabibona menya asigaye ankunda kubera ko asigaye afite akantu k'akadepresiyo ko kubyuka nyihamagazwa naho kumbe mu rugo rwe ni intambara aho kugira neza ibibazo rero ariko se burundi buriya ntabwo ukuntu wazaduhuza sibyo n'umugabo wawe yabyemera kuza imbere ya kamera akamubajije we muganira none se ariko kuki ushaka ko nzabahuza nawe kandi n'ubundi muhuza oya se ntabwo aribyo ndi kuvuga ubu mugabo ari kuvuga pe ntabwo antereta ariko hari utuntu tw'utumenyetso mbona nkabona si n'ibyo bakira gusa kumamagara shavuga werure nakwerure reka se koko ari kwijyaho umuntu utaraterese wemera ibyo wakoze reka nkubwize ukuri niba nabyemera n'umugabo twaryamanye ibindi byo kubyemera birananiye abantu mudukurikiye ntabwo waryamana n'umuntu ntacyo mupfuye nta kindi ngo muhite mutandukana gutya none se niba twararyamanye nasinze yari yacika iwawe yari yareka kuza kunywera iwawe ntuzatangana nyine yari yareka gutaha saa 9 mfite umukobwa mwiza uheze umukobwa mwiza mwaramuzi uri mu rugo niwe abaje kuri ikeze oya azi kwakira abantu neza kandi n'ikindi aho ugiye guteranya umugabo wandi ngo ufite n'undi mukobwa mwiza ugiye aramuzi ariko ntabwo ari ukubateranya ufite umukobwa mwiza ukiri muto rwose oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga azi kubitaho nyine bigatuma nta handi bajya kunywera bakazi none akarusho na nyirabuja akabitaho ahubwo uyu nguyu ariwe wantwaye umugabo maze rero nzagira bizinesi yinjirwamo n'abagore gusa niba ari aho abagore bose tuzashwana ntabwo nari nzi icyo ugamije ntabwo nari nzi ko wakankoza ibintu nka biriya hanyuma y'ibyo rero mbanze nkubwire urumva niyo mpamvu nkubwira ngo uzabyara umbajije nanjye ndakubwiye ngo noneho sinigeze mfite umukobwa mwiza umukobwa mwiza nawe amuterekeraga amaso
wagiye ubwira uriya wabyaye se akayamuterekera niba ufite icyo kibazo amushingira umwana we oya nawe umushingire ke abandi bamuhare nose kazamuhare bakamupfundurira inzoga bakamuhanagurira ikirahuri umukobwa wajya abikora ntago mvuze ngo bazaryamane nk'umwana naze noneho n'amazi nkuko wirwa yararitse nguri gutereka amazi Farida irya Farida akabyaye ariko Farida subana wenda tubyemere ko mwabikoze wenda ariko urukubwira wari kumbwira wari kurande rw'uyu mugore nabaye umugore ndabizi narasenyewe ndabizi ntago nakuza warasenyewe uburi kugenda ukindaguriza abandi zose oya no sana bari kubibara hamwe ngo hari ikibazo dufitanye ariko ntaje warasenyewe sibyo uri kugenda usenyeza abandi zose uzikindagura kubera ko zikinduke nishaka zasenyuka ko nge ntago mbifitemo uruhare ntago birimo pe ariko nuramkusanya ibintu byo kuvuga ngo ugiye guhangana nanjye ukazanamo ibintu by'umwana wawe aramarira abana banjye barira azankurikirana kubera nimba mbifitemo uruhare wamana wowe mwikiraga ibintu bibifarira nakiraga nabi bayibicisha kubera wowe sibyo wikiraga nabi kuko niba umugabo wagukunda n'ubundi yamarira y'abana wazayabaza nubwo wawe utamukunda wowe ndamwubana akanyuma nzamusaba tuzi imbere akamera kandi nawe uzamuhari ikintu kirimo rero Farida ikintu kiba kibaje muri ibi byose ubukora nuko nawe utubaka urugo rwawe byibura ibi niba byabaga nawe ufite urugo rwawe sibyo siko bimeze niba ibi byose byabaga ariko nawe ufite urugo rwawe byibuza byabaga nyine ufite urugo rwawe n'umugabo wubatse ni ngombwa ngo nimba ngiye kubyara njye kubana n'umugabo ntago ari ngombwa kuko udakeneye kubana n'abagabo ariko nta wamugane kandi udakeneye nta rugo rwawe nasenye usenye gute udakeneye kubana nose njye narusenye utansenyera bararwubatse turimo gusoza Farida nkeneye kubana nabo abo yabana nabo udakeneye kubana nabo ntabwo bakwirirwa batambikije imbere cyangwa uri kubashinyikira ngo nguri gucuruza byose urabona ndi gushinyika ndi umupfu reba iyo minkanyari n'iminkambwe ufite udashinyika se kora ibisabwa nk'umugore mu rugo niba bikunaniye tuza abana birire ubwisukirwa wabukanuye wararembuye uri kwisekeshwa ubusa uri kugenda wikaraga none ngo nago ngukeneye reba imyaka ufite wagakwiye kuza kuburana n'umugabo nk'umugabo se ko ari uwanjye ko namwishakira none niba ari uwawe abajya hehe nimba umugabo ari uwawe niba ari uwawe azagenda azagaruka ahubwo si indaya ziri hano hanze mwadukunda none mbaye indaya reka dusoze ikiganiro ni indangamirwa ntabwo zikiri indaya indangamirwa ziri hano indangamirwa zisigaye ari indangamirwa ntizikiri amahera y'inzira nzakubitirwa mu biganiro byo kwa Keza reka nkubwire Farida turimo gusoza mama Farida ngereka nkugire inama yanjye n'inshuti yawe akugira inama y'ibintu uzinkora ibintu utazi neza utari shuwa ya mvuga ibyo uvuze ko wasambanye n'umugabo w'uyu mubyeyi ase kubyita gusambana mwararyamanye twararyamanye byose si kimwe oya cyo bivugitse na mwarasambaye ko si umugabo wawe umuntu mwaryamanye atari umugabo wawe mubana mu nzu ubusambanye uri umusambanyi aseke nk'umuntu aguciye inyuma ko mbona wamunira namuha kakajwe uri kumva aka kanya niba umubyeyi ababajwe icyo kintu kereka dusoza urumva twasoza njye ndakaye ngende igihe nkwizera nkakwizera oya Fari hari igihe nkwizera nkavuga Farida rwose none hakazaza ikintu wakoze Farida atekereza bingana iki naba yabitekerejeho nganyumvira ngo mwararyamanye wase twararyamanye pe umugabo wawe uzamba bare tuzaganira Farida tanahari ngewe uzamba bare mbasure tuganire n'umugabo wawe ni karibu zaza kuri ko ngiye ngize n'amatsiko kumubona umugabo ujya gusambanya umuntu wasinze cyane rwose uzi ko umuntu wasinze ameze nk'uwapfuye nanjye nose ngo niba banogonora simenye ngo bimeze ahubwo n'uwo mugabo wafite n'umutima wabwo nawe ndakuga ibintu wankoreye yakufasha ko ngufu sema wasanga nararyoheye inzoga zikanciramo mama uranyemera ko uzaduhuza n'umugabo wawe tukazaganira nawe tukumva nawe icyo bivugaho ko wifuza kuzaza kugusura yego karibu tuzaza kubasura n'umutwe tumuganiriza kuko biri kose hano hantu harimo ikintu niba rako nk'umugabo wawe yemeza ko hari video yabonye muri telefone wohereza undi mugabo izo video uyu mubyeyi akaba yarazibonye muri telefone y'umugabo birumvikana cyane kari nawe narazibonye rwose noneho kuba umugabo wewe byonyine yemera ko ari wagusaje uyu nguyu yamwandikira natwo ndatubona
Farida uretse sinzi impamvu abantu ahakanira yuko atamutwitiye cyangwa atamwariye. kandi rego abantu twavukanye kugira umutima mwiza wo kwivugira neza, abantu batwita indani indangamirwa. Ubu ngubu kuba nifite umutima mwiza abantu bakanyikundira, kuki impamvu ubona yuko abantu banitandariza ugatandaraza gashwandare. Reka dusoreze hano kadusoze ikiganiro. Njyewe muzi kwandika muri komenti mwa bantu mwe mwumvise amagambo ya Farida, mwumvise amagambo y'uyu mubyeyi, mujye muri komenti mutwandikire. rata mukomeze mu nkunde munamvuge neza. Wabikoreye se? Oya twe nta ruswa turye tuvugisha ukuri. Nifuza kuza gusura no mubyeyi n'umugabo we tukaganira. Nanjye tuzajyana. Ndi kubona ko raki tuzasanga ari mukuri. Mwanzuro rero ko yafashe ngenda Sasa imaze tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.